Turizere ko meze neza abantu mwese mukomeje gukurikira Manuka TV show. Nge nitwa Taremwa David. Uyu munsi rero turegiye kurebera hamwe ibintu byinshi bitandukanye. Turaza kujya tureba ukuntu tugiye kurebera hamwe ukuntu dukwiye gushima Yuda wagambaniye Yesu. Abantu benshi usanga bavuga ngo Yuda yari yahuye, ngo Yuda yari imanitse, ngo yakoze nabi. Oya, Yuda ntabwo yakoze nabi. Yuda turamushimira cyane kubera ko yagambaniye Yesu. Ibaze Yuda atagambanira Yesu, ntabwo tuba twarapfiriwe. Yuda rero afite umugisha mwinshi kuruta n'uwa Yesu kubera ko buriya Imana yahembye cyane Yuda kurusha Yesu. Yahembye cyane Yuda kurusha Yesu kubera ko impamvu zirumvikana. Ubundi iyo Yuda atagambanira Yesu byari kugorana ko Yesu yari kudupfira. Kuko icyambere muribuka abantu basomye Bibiliya mbere yuko Yuda ajyana kiriya gitero kinini kigiye gufata Yesu. Iyo Yuda atakijya imbere ngo abereke akereke Yesu ntabwo bari kumumenya. Bari kumumenya gute se? Ntabwo bari kumumenya. Ariko Yuda we yagize ate? Yuda yagiye imbere icyo gitero, aragenda akereka Yesu ngo nguyusha ndamusomye sha. Urumva rero Yuda yubahwe cyane. Yuda ahabwa umugisha kuruta abantu bose babayeho ku isi, no kuruta Yesu kubera ko yego Yesu yaradupfiriye, ariko ni nkaho Yuda niwe wemeye kudupfira. Yuda niwe yadupfiriye, nubwo Yesu wadupfiriye kubera ko muri make Yuda atavuka. Iyo Yuda yisangwa Yuda niyabayeho ntabwo twari gupfirwa, ntabwo Yesu yari kudupfira. Ariko Yuda ni umuntu urenze cyane. Yuda kabisa aho uri umenye ko uri wo hejuru cyane. Rero hano muri Bibiliya hagenda atubwira ukuntu Yuda yagiye kwimanika, hagenda atubwira ukuntu nyine Yuda yumva isagize ikimwaro, akumva ko yamenye amaraso kandi atamufitiyeho urubanza. Muri make akumva agomba kwera kubera ko intoki ze zakoze ikibi. Ariko buriya kwicuza yego ni byiza, ariko kwicuza buriya ni bibi. Ku muntu uhora wicuza ntabwo ari byiza. Yuda rero yakoze ibintu byiza nkaho yagiye nyine akagambanira Yesu. Murabizi ko Yuda bivugwa ko ari nawe wagurishije Yesu ibiceri 30 by'ifeza. Yuda yabigizemo uruhare. Yuda na wundi bari bafatanyije, niwe wenyine wakoze icyo kintu cyo kujya kugurisha Yesu ku mafaranga atazwi, ariko Bibiliya ivuga ko ari ibiceri 30 by'ifeza. Urumva rero Yesu we yasabye Imana kare ngo Mana ngo iki gikombe kindenze, ngo ibiki ngo nibishoboka. Yesu yari yahangayitse. Uko guhangayika rero nawo kuvuza ikintu kinini na nubwo kwari ngombwa, kuko Yuda we yarazi ko agiye kubona umugisha. Turi ku isi turi benshi. Urumva rero iyo Yuda atagambanira Yesu ntabwo byari koroha. Muri uko kutoroha rero Yuda yagize ate? Yaragiye agurisha Yesu ibiceri 30 by'ifeza ngo bamubambe. Yuda rero benshi bakeka ko ari umuntu mubi, bagakeka ko yakoze icyaha cyo kugambanira Yesu. Nese ubundi mwarapfiriwe. Yuda iyo atabaho ntabwo twari kubabarirwa ibyaha byacu. Iyo Yuda atabaho ntabwo Yesu yari kudupfira. Kandi Bibiliya iravuga ngo kubw'urukundo Imana yakunze cyane abari mu isi, urwo rukundo rwatumye atanga umwana we w'ikinege, umwana w'Imana nyine w'ikinege, kugira ngo apfira abari mu isi kandi abazamwizera bose bazahabwa ubugingo buhoraho be kuzarimbuka. Rero kuba Yesu Imana yarakunze cyane abari mu isi bigatuma itanga umwana we w'ikinege ngo umwizera azahabwa ubugingo buhoraho. Urumva nabwo ubwo bugingo twabubona, ariko twari bubona ariko yabanje kudupfira. Kandi rero nakuntu yari kudupfira atagambaniwe. Kugambanirwa rero bisobanuye iki? Kugambanirwa ni ukuza ari benshi bakakwanga. Iyo ugambaniwe abantu benshi barakwanga, uri hafi gupfa. Yesu rero yaragambaniwe. Ubundi Yesu kuba yaravutse ntintego nyamukuru ni ugupfira abari mu isi b'abanyabyaha. Ubwo twe nanjye ndimo muri uko kudupfira rero ntabwo yari budupfire Yuda atabigizemo uruhare.
none se yibaze ngaho Yuda atavuga ubuse Yesu yari buza akavuga ati nje kubapfira sha mu mbambe, none wari hari Igorogota mu mbambe, none wari hari Yerusalemu turebe ibyo tuko tubigenza, mu njyana nje kuzura Lazaro. Oya, ntabwo Yesu yari bwizane ngo mu mbambe. Hari politike yo mu ijuru Imana yakoresheje, ariko iyo politike isohorera kuri Yuda. Twese twanga Yuda ngo yagambaniye Yesu, ngo yaramusomye, kandi biratubwira ngo kubwo Imana yakoze cyane abari mu isi byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Ikinege ni iki? Ni umuntu uvuka ari wenyine, ni umuntu uvuka ari wenyine, kabone nubwo yavuka n'abandi bagapfa, niyo yasigara ari umwe ntago aba ari uw'ikinege, kuko ikinege ni umuntu uvuka ari wenyine. Rero Imana yatanze uw'ikinege nyine ari we Yesu kugira ngo adupfire. Ntabwo ari budupfire rero iyo Yuda atabigiramo uruhare. Yuda nawe yakoreshejwe n'Imana. Muri make ntabwo ari Yuda wagambaniye Yesu, Imana niyo yagambaniye Yesu. Ndagira mu nyumve neza hano. Yuda ntabwo ari wagambaniye Yesu, Imana niyo yagambaniye Yesu. Ndizere ko none ahangaha mumurikiye ibyo ndimo kuvuga murimo kubyumva. Yuda ntabwo yagambaniye Yesu, Imana niyo yagambaniye umwana wayo. Imana ni ishobora byose, Imana ifite ububasha. Birashoboka ko iyo Imana ishaka ko Yesu adapfira ntabwo ari kumubyara, kuko tuzi ko Imana niyo yabyaye Yesu. Imubyaye murinde ngo muri Mariya, Bikira Mariya. Mariya rero niwe wagize indango y'Umwuka Wera, kandi Umwuka Wera ni Imana. Imana ni iki? Ni Umwuka Wera. Umwuka Wera ni iki? Ni Imana. Imana rero niyo yabyaye Yesu. Twe mu buryo busanzwe bw'umubiri tuzi ko Yosefu ari we ise wa Yesu, ariko rero tuje muri Bibiliya batubwira ko atari Yosefu, ahubwo ngo ni Imana. Iyo Mana rero yagiye kuri Mariya mu buryo bw'umwuka, niyo yatumye umwana wayo aza mu isi. Urumva? DJ Jono with the hottest mixes. Dead on. Tambourine's great too. DJ Jono.